ibihe byiza rwose nanone inshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho mu buryo bugiye butandukanye. Nanone rero tugarutse mu makuru ya politike na diplomasi, umutekano n'ibindi bijyanye nabyo, ngira ngo mwabyumvishije aho dutangiriye. Ese aha ni hehe? Ngira ngo murabyumva, ni amasasu, ni bombe karahabutaka zirimo ziraturagurikira mu bice birimo abaturage benshi cyane. Ni mu mujyi rwagati, ni wa mujyi wero urimo uratakwa n'intare zasarambwe muri iyi minsi. Umujyi uriko mu by'ukuri nakubwira yuko urimo akavuyo gakomeye cyane. Si inkuru yonyine turi bubabwire, ese situation imeze gute aho ngaho? Ni muri Bukavu hakomeje kugenda humvikanamo ikintu cyitwa amasasu, amabombe karahabutaka. Saho ngaho gusa reka dusimbukire nanone kuri video mfite aha ngaha. Mu by'ukuri na majwi na mafoto na mashusho ateye ubwoba nanone yongeye kongeraho masaha y'ijoro, aho wayashyize hanze yanditse agira ati where is the world, you will never see William Ruto saying anything about this, but we will stand up for airport of Goma and call for. Mbese uyu nguyu have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi, Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amir Rio Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. hamwe na Amir Rio Estate turaheza. Njye urimo urareba, ndimo ndabona abantu bapfuye, 1 2 3 4 5, harimo n'abambitswe ubusa 6, abakobwa 7, ndabona harimo umugabo, hari abaciwe imitwe, hari abagize gute. Mana yanjye, izi nkuru ziteye ubwoba. Naho ni ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwaho naho turaza kuhagaruka tubabwire ngo nibiki byaho birava he biragana he mu by'ukuri. Mana yanjye, mbega amashusho ateye ubwoba, mbega amashusho ateye ubwoba. Sibingibi gusa turi bugarukeho, ndaza kubabwira ko umutwe w'intare zasarambwe wongeye kwagura ibice byinshi cyane. Hangaha hari kandi umutaramu wadukoreye ikintu cyiza cyane, mu by'ukuri aduhereza ikintu cyitwa amateka karahabutaka. Aratubwira ati iyo bavuze M23 bare AFC burya wumva umugabo ukomeye cyane mu buyobozi bwayo, ujye umwumva. Reka uyu munsi mpere kuri afande Lieutenant Colonel Wiringoma. Tugiye gusangira amateka ya Colonel Wiringoma. Sinari nzi yuko mu by'ukuri uyu mugabo yabaye umwe mu barimu bakomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwigisha ubumenyi bw'isi na geography. Ubwo ni geography kameme akaba ndetse ubumenyi bw'isi nibwo geography, ahubwo ngo na histoire, amateka, ndetse akaba ngo n'umusoda ukomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Urugendo rwe rero n'ibiki byose amateka ye tugiye kuyava imuzi. Turi kubanyabigwi kandi ntabwo turi bugende tutababwiye mu by'ukuri amwe mu magambo akomeye cyane yaraye atangajwe n'umwe mu bagabo bakomeye cyane urimo uragarukaho cyane ku ruhando mpuzamahanga, kuri iyi si ya runema, cyane cyane abadiplomate ndetse n'ibihugu bitandukanye. Yaraye atangaje ibintu bikomeye cyane ubwo yaganiraga na Jeune Afrique, wo na undi ni His Excellency Paul Kagame. Ese yavuze ibiki? Between dealing with existential threats and dealing with the threats to punish Rwanda for one thing or another,
without a second thought. ngira ngo rero murabyumva cyane ati ibaze rwose nawe nimba uzi ko nzicara rwose nako nzacira mu maso ubundi uzahita rwose umibihano n'ibiki byose ati ukamitisha mu rupfu nkahita mbese yavuze amagambo akomeye cyane His Excellence Paul Kagame bimwe mu bintu yavuze ati rwose sinshobora kuzagira ubwoba mbutewe ngo n'ibintu byo kuvuga ngo muzampana ngo muzama ibihano ibyo ngibyo ntago bishoboka ahubwo buriya nanafata n'intwaro His Excellence Paul Kagame yavuze amagambo akomeye cyane ubwo yaganiraga na Jeune Afrique ku munsi w'ejo ku itariki ya 12 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 mu masaha y'umugoroba rwose nibwo twari turimo twumva aya magambo akakaye cyane ndaje rero nyabasubiriremo cyangwa se nanone mbabwire muri makeya ibyo yagiye atangaza turagenda tureba byinshi yagiye atangaza rero bimwe muri byo turahita tubabwira bimwe muri byo n'amakuru menshi cyane mu by'ukuri rero umutwe wa M23 kandi ukaba ukomeje gufata ibice byinshi cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo narembagejejeho ijambo nako itangazo rya Masunzu agaragaza yuko yatsinzwe yakubititse mu by'ukuri rero ibingibi nabyo turaza kubigarukaho twinjirane kandi muri president ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ese haravugwa iki yaraye agize ibintu atangaza rwose kanze ndebe ongera usubize amaso inyuma mu mashusho mu kurahira n'abacamanza rero bakuru batatu abayobozi bashya b'inama y'igihugu kuri uyu wa gatatu muri Palais de la Nation imbere ya Perezida wa Repubulika Paul Nonako His Excellency rwose Tshisekedi Tshilombo Son Excellence Tshisekedi Tshilombo ndabizi yo mvuze icyongereza abarundi abakongomani banyumva nabi byasaga rero n'ibirori karahabutaka rwose uyu Son Excellence akaba yaje kwakira indahiro z'abacamanza ubwo ndaza kubacishirizaho gatoya iyi video tuyisangire mu buryo bw'amajwi mwumva mu by'ukuri ukuntu byari byifashe ese havugiwe ibiki n'ibiki mu by'ukuri byaba byatambutse ahangaha sinari nabasuhuje rero ndabarumukije mbifurije amahoro y'Imana iyi ni Rwanda Hills Media kugira ngo utazajya wirirwa uhora ujya kudusacinga nta bundi buryo wakora usibye gusa gukanda subscribe cyangwa sabone nimba ukoresha ururimi rw'igifaransa ubundi ukajyobana natwe 5 kuri 5 mu makuru n'ibiganiro bitandukanye tudahama kugenda tubagezaho rero amakuru ya politike na diplomasi umutekano n'ibindi bijyanye nabyo tukayabaha mu buryo bwacu ari twebwe cyangwa se ari ibiganiro by'abakomeza kugenda babigarukaho ngira ngo abakunda kudukurikira mubona ama live dukunda kubagezaho mu masaha ya saa 5 gutyo saa 5 saa 6 gutyo ndetse tukongera kugarukana none mu masaha y'isambiri z'umugoroba amarayivu mu by'ukuri y'ibiganiro karahabutaka birimo bigaruka cyane ku mateka ndetse na update ziba zitandukanye ziba zigezweho muri aka karere k'ibihugu by'ibiyaga bigari ariko by'umwihariko cyane abantu bakaba barimo batinda cyane kuri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Rwanda Hills Media rero rwose niho wakurikira ibyo ngibyo byose wanatwandikira kuri 07225254 ugahita winjira mu rubuga rwa WhatsApp rero ubwo ngubwo murumva ko tuba turi kumwe 5 kuri 5 abantu ndabizi mukeneye kumenya ikintu cyitwa update ku bijyanye n'imirwano ubundi nkaza mbinjiza neza hano i Bukavu nanone aho situation itifashe neza rwose iyi Bukavu bategereje umutwe wa M23 mw'abantu umwe ariko ibirimo biragenda bihagaragara umunsi ku munsi ijoro kurindi nakamaramaza nibitangaza gusa ariko ibitangaza bitari byiza ahubwo ibitangaza mu by'ukuri bibabaje abantu barimo baricwa abantu barimo bararaswa bya hato na hato ariko se mbere na mbere yo kubibagezaho umutwe wa M23 waba ugeze hehe
hano hari article ivuga ngo M23 ikomeje mu by'ukuri ngo kwagura ibirindiro byayo muri Kivu y'Amajyepfo. N'umutwe witwaje intwaro wa M23 rero ukomeje kwagura mu by'ukuri ibirindiro byabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho rero ufashe umujyi wa Goma mu mpera za Mutarama 2025 n'uyu mwaka. Nyuma rero yo gufata kandi Goma tariki ya 3 Gashyantare 2025, M23 yatangaje yuko ihagaritse imirwano kugira ngo mu by'ukuri abatabazi bakore akazi kabo nta mbogamizi. Iteguza rero kandi ko iteguza ko rwose ngo abaturage bari mu bindi bice ngo nibakomeza kugirirwa nabi ngo izajya rwose kubatabara. Byumvikane ko rero ariko izi operasiyo zirimo zirakorwa karahabutaka. Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politike Lawrence Kanyuka rero aherutse kandi gutangaza yuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi ndetse n'izindi ngo byibumbiye rwose mu ihuriro rimwe rizwi kwica no gusahura abaturage mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice byo muri Sud Kivu. Aravuga ati rero ntabwo ibingibi tuzabirebera. Integuza rero yo gufata umujyi wa Bukavu yatanzwe mu gihe M23 yari ikomeje mu by'ukuri kugabwaho ibitero karahabutaka mu bice igenzura muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uko rero mu by'ukuri ihangana n'iri huriro nuko nguko rwose abasirikare batangiye mu by'ukuri kurasa kuri M23 ndetse M23 nayo itangira kwirwanaho ndetse bikaba byanatangiye gutuma rero igenda yongera ibice. Ahangaha kandi ikaba yarakoze ibingibi no mu rwego rw'abaturage barimo basahurwa, bicwa, bahohoterwa mu buryo butandukanye n'iri huriro rya Kinshasa, dore ko ngo banafite n'ibibazo bikomeye cyane by'inzara. Nahoze mbona video y'abarundi ntari nabonera evidence neza, niyo mpamvu ntabibabwiye mu mpfunyapfunyi. Video y'abarundi ngo bahungiye muri MONUSCO, nimba bari bakiri mu mujyi wa Goma sindamenye ibyari byo mu by'ukuri. Aya makuru ninza kuyamenya wenda ndaza kuyababwira. Reka dukomeze ibingibi byo kwigarura ibice bitandukanye. Ubushinjacyaha bwa gisirikare rero ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki ya 11 Gashyantare 2025 mu by'ukuri bwatangaje yuko kuva ku itariki ya 5 bakurikiranye byibura abasirikare bagera kuri 272 ba leta barimo abisha abaturage, ababafashe ku ngufu ndetse n'ababasahuye ubwo bahungaga M23. Ibingibi rero ngira ngo urumva neza ko bishimangira ko umutwe wa M23 wagombaga gutabara bikomeye. Mu gitondo cyo kuwa 12 Gashyantare rero abarwanyi ba M23 babyukiye mu mirwano karahabutaka n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC bafatanyije n'indi mitwe itandukanye. Bafata rero agace ka Ihusi kari muri metero byibura rero nka 70 muri kilometero nka 70 ugana mu mujyi wa Bukavu. Barimo baragenda basatira, ariko amakuru dufite muri iki gitondo akaba avuga yuko barimo baragenda bigira imbere ku buryo bashobora kuba barangije no gukuraho ibirometero bigera nko muri 6-7 gutyo. Bivuga ko kandi rero M23 yanamaze gufata centre ya Karehe neza yose iherereye muri teritwari ya Karehe. Ingabo rero za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi, Wazalendo, FDLR zari mu by'ukuri ziyirimo zihunga zerekeza mu majyepfo yaho. Utu duce rero kandi tukaba twiyongereye ku tundi M23 isanzwe igenzura muri Kivu y'Amajyepfo, turimo centre ya Minova, Rumbishi, Numbi, Nyabibwe, Kavumu nayo bakaba rwose baratangiye kuyegera ndetse no kugenda bafatamo ibice bimwe na bimwe. Kavumu ndetse ikaba inaherereyemo ikibuga cy'indege cy'ingenzi cyane muri iyi ntara, barimo baragenda ngo basumira cyangwa se barimo rwose bareba bitegeye neza.
perezida wa M23 Bertrand Bisimwa kandi yasabye yuko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba guhagarika amarorerwa ikomeje gukorera i Bukavu no mu nkengero. Agaragaza yuko mu by'ukuri ingabo z'amahanga ikorana nazo nta muwe zigirira abaturage. Bisimwa ibingibi yabivuze agira ati leta ya Kinshasa igomba guhagarika amarorerwa ingabo zayo ziri gukorera mu mujyi wa Bukavu ndetse no mu nkengero zayo. Kinshasa kandi yatumiye ingabo z'amahanga zitagirira abaturage imwe. Perezida wa M23 rero yatangaje yuko mu by'ukuri ngo aba banyekongo batuye i Bukavu no mu nkengero zaho ngo babuze aho bahungira bitewe rero n'ubugizi bwa nabi bari gukorerwa. Nyamara leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite inshingano zo kubarinda ikaba ikomeje kurebera. Ngayo nguko rero abarwanyi ba M23 bari kugenzura ibice byinshi, dore ejo bari barimo bafotora irya teritwari naberekaga ejo ni teritwari ya Karehe rero bari akigeramo. Murumva rero ko ibintu bitoroshye. Reka rero tujye kuri aya mavideo atandukanye akomeje kugenda cicikana, cyane cyane duhere kuri iyi ngiyi irimo ubugizi bwa nabi karahabutaka. Mbona abantu benshi mu by'ukuri bishwe, ibintu ubona yuko biteye ubwoba. Ndaza kubabwira ngo byaba byifashe gute, ese bifite ubuhe buremere. Nimba uri kubyumva neza, uri kumva ko hari umuntu, nako si umuntu umwe, n'abantu bose bageze ahantu hiciwe abantu barumirwa. Abantu bishwe benshi, baciwe amajosi, baciwe amaguru, baciwe buri kimwe. Umwe mu bagabo babikurikiranira hafi yitwa Godfather yanditse agira ati where is the word, ati aha ni hehe kuri iyi si ya rurema haba hakiri ibintu bimeze gutya. You will never see William Ruto akunda cyane kwataka William Ruto, avuga ko uyu mugabo ngo ashobora no kuba ari indyarya cyane, dore ko muri iyi minsi afite inshingano zo guhuza SADC na EAC. Ngo never see, ngo you will never see William Ruto saying anything about this, but he will stand up for airport of Goma and call the emergency. Yes, ngo ntabwo uzabona abagabo nk'aba William Ruto bavuga kuri ibi bintu, ngo nyamara uzabona bahangayikishwa cyane rwose no kuvuga ko ikibuga cy'indege kigomba gufungurwa, ndetse ngo mu buryo buri emergency cyangwa se mu buryo bwihutirwa. Arakomeza siwe wenyine yavuze ati Cyril Ramaphosa, thank you for supporting this government which is killing people who they supposed to protect. Ati rwose Cyril Ramaphosa bigaragara ko mu by'ukuri harimo uburakari n'agahinda ko yajyana ashyiramo ama emoji menshi cyane, arimo heart black, bigaragara ko umutima mu by'ukuri we wababaye. Ati Cyril Ramaphosa, komeza urakoze cyane gukomeza gushyigikira mu by'ukuri iyi guverinoma y'abicanyi yica abantu kubera yuko mwebwe mwabafashije. Biragaragara rero ko aba bantu bishwe n'abitwa abawazalendo cyangwa se ingabo za leta ya Kongo FARDC, ndetse abarwana kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abagize icyo bavuga kuri ubu butumwa yashyize ku rukuta rwe rwa X, yavuze ati abakongomani ni ibisimba kabisa. Ati ni mundebere ibyo bakoze. Abandi bati ibi ngibi byakozwe n'abajenosideri uyu nguyu. Ati iyi ni jenoside ikomeje gukorerwa abanyamurenge isi yose irebera. Undi ati mbega ubunyamaswa mana we, ubu koko ngo isi nibi ikeneye koko, nibi ngibi ikeneye gukomeza kureba koko. Undi ati ayiga Yesu we. Undi ati ndayishimiye ngo koko yiyemeje kuba pere waba bakora ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Undi ati and roll
will come in Rwanda to ask no sense instead of reporting on this. Ngo barangiza bakaza kwirirwa babaza u Rwanda ubusa ngo rugira icyo ruvuga kuri ibi bintu. Ibi ni ibiki? Ubu bwicanyi ni bwoko ki? Mwoka byarama nanjye siyasobanuye neza agace byabereyemo, ariko ngira ngo murabyumva. Baravuga ururimi rw'iringara, abandi bakavuga igiswahili, byumvikane kare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ejo bundi kandi nabwo Kodeko muri Ituri yishe abantu bagera kuri 52. Aba rero ni abandi, nimba bapfiriye Side Kivu ntago ndabimenya neza, ariko turakomeza kugenda ducukumbura turebere hamwe ese ibi bintu byabereye hehe, byaba bimeze gute mu by'ukuri. Reka tujye ku magambo akomeye cyane yatangajwe na His Excellence Paul Kagame ku byo yabazwaga rero n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Reka tubanze twumve gatoya. These problems we have, as for M23 is one party, there are even bigger parties to the problem. Do you want me to sympathize with the Kinshasa government? That is actually the root cause of all these problems, or behind these problems we have today? Of course not. Do you want to question whether I would have any sympathies for M23? Ano kuvuga ngo mu by'ukuri His Excellence Paul Kagame yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Mu bintu byinshi yagiye avuga harimo amagambo akomeye. Nko muri iyi video wenda nubwo ntaretse ngo tuyirangize kuko tuba tugomba no gucungana na time, iyo nagerageje kubyumva nkabicishamo amatwi nkumva uko bimeze, mba ngomba guhita nzanirukanga kugira ngo tubivunagure. Video mu by'ukuri President Paul Kagame yemera yuko agirira impuhwe umutwe wa M23 ndetse kandi akaba anayishyigikiye ku mpamvu zumvikana kandi zifatika. Byange bikundi umutwe wa M23 ukurikije ibyo urwanira, nta muntu n'umwe udashobora kumva neza uko ibi bintu bimeze. Aragira ati, iri ni itsinda rivugira irindi tsinda ry'abantu benshi cyane batotezwa, bicwa, bavanywe mu byabo. Dufite impunzi nyinshi cyane zahungiye hano mu Rwanda kubera ibyo bibazo. Iyi si inshuro ya mbere mu by'ukuri barimo kurwana. Kubera rero ibyo bibazo bigaturutse nyuma y'imyaka, ataho byagaturutse ni nyuma y'imyaka myinshi cyane. Ati cya kabiri, baratotezwa muri ubwo buryo kubera ko rwose batinya isano ry'abanyarwanda. Hari abavuga ngo abagize M23 n'abatutsi rero bagomba kujya mu Rwanda, nyamara si u Rwanda rwabajyanye muri Kongo. Sinzi nimba wumva icyo kintu. His Excellence Paul Kagame aravuga yuko nta mpamvu yakwirengagiza na rimwe umutwe wa M23 cyangwa se ibyo uharanira, ibyo urwanira. Kubyirengagiza ni nko kwanga umuntu, ni ukwanga ikiremwa muntu kameme, kuko we akunda kuvuga ati njyewe nzi intambara nayibayemo, nzi byose, nimba ushaka intambara uzazumbaza. Arakomeza ati, rero abibaza impamvu ngirira impuhwe M23, ahubwo nanjye nababaza impamvu buri wese adakwiriye rwose kubagirira impuhwe. Ese murashaka ko ngirira impuhwe ubutegetsi bwa Kinshasa kandi aribwo mu by'ukuri buteza ibibazo byose? Oya. Ese nagirira impuhwe FDLR na Wazalendo, leta yazanye muri iyi ntambara yibasira abantu kubera ubwoko bwabo? Oya. Murashaka ko se ngirira impuhwe u Burundi bwinjiye muri iyi ntambara ishingiye ku moko kandi kandi bukaba bufatanya na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gutoteza ndetse no kwica abo baturage? Nibyo mushaka?
ngira ngo urumva His Excellency Paul Kagame mu by'ukuri aravuga amagambo akomeye cyane, aravuga amagambo akomeye cyane mu by'ukuri ku buryo udashobora kuyirengagiza. Sinzi no kugira ngo umuntu yatereho komenti uko bimeze mu bintu His Excellency Paul Kagame yavuze. Kandi yanavuze ati nta n'umuntu uzankanga yitwaje iterabwoba ry'ibihano. Ibi ngibi mu by'ukuri rero yabigarutseho mu kiganiro nyine yagiranye na Jeune Afrique, akomoza mu by'ukuri rero ku mahanga akangisha ibihano rwose, kubera rero ngo ibirego bishinza u Rwanda gushyigikira abarwanyi ba M23 bahagurutse gufata, baherutse no gufata umujyi wa Goma. Ndetse Perezida Paul Kagame rero agaragaza ko mu by'ukuri Perezida Tshisekedi ari we pfundo y'ibi bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko adashobora gushyira ibintu ku gihugu cye, ibintu mu murongo w'igihugu cye mu by'ukuri ngo abishyire ku murongo. Ati rero niwe mu by'ukuri ubigiramo uruhare, aho guhora banyitwaza, ahubwo niwe bakabaye babaza byose. Ngira ngo rero murumva ko mu by'ukuri ibintu ntago byoroshye, situation ntago yoroshye. His Excellency Paul Kagame aracyasobanura ibintu byinshi cyane, kuko akomeza nyine kuba ashyirwa mu majwi, komeza gushyirwa mu majwi rwose. Hano rero hari video mbona tutari twabonera evidence neza, iyi ni amasegonda 41. Wanakimbia boti na kadui deja shingia Mugoma. Ati wanakimbia mji watambire munchi ndani Goma. Hospitali nakimbia. Deja bitusharibika. Ndumva harimo ijwi ritoya, ntago mwese mwamuri kubyumva cyangwa mu bitega amatwi, ariko amakuru dufite nuko ngo ingabo za FARDC ndetse n'iz'u Burundi bahungiye muri MONUSCO nyuma y'ibyumweru bibiri. Ni nyuma yaho rero ngo batakaje ikizere cyo kutabarwa na Tshisekedi Faci, ndetse ng'inzara ikaba yari iri hafi kubica. Sinzi ngo bari hehe, nimba ari mu birindiro bari bafite Goma simbizi, gusa byakomeje kugenda bivugwa ko hari ingabo zimwe zanze kumanika amaboko muri uriya mujyi wa Goma. Byumvikane ko mu by'ukuri rero bashobora kuba baravuze bati tuzarwana mpaka, kuko abo ndi kubona mu mashusho baracyafite imbunda. Bigaragara ko mu by'ukuri ahantu bari bashobora kuba batarwanaga, intare za Sarambwe zikaba arizo zagize zabihoreye, ariko mu by'ukuri ngo banze no kumanika amaboko. Bahungira muri MONUSCO, sinzi nimba ari muri babandi wenda nanone bagize gutya bakava muri MONUSCO bacitse bakaba wenda basubiyeyo. Ubwo ntago turamenya mu by'ukuri ese evidence y'iyi gahunda ni evidence bwoko ki, ese iyi ni reprise strategique bakunda gukoresha cyane, byaba ari biki mu by'ukuri turaza kugenda tubiva imuzi. Tugenda tugana ku musozo rero, reka mbacire mu mayange mwo kabyaramwe rwose amateka ya uri Ngoma n'ibigwi bye. Umutaramu hano yitwa Dr Ntwari yanditse ati iyo bavuze M23 Alliance Fleuve Congo wumva umugabo ukomeye cyane mu buyobozi bwayo Afande Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Ntabwo wamwumva ariko uyu mugabo arakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva mu gukora umwuga wo kuba umwarimu w'amateka ndetse n'ubumenyi bw'isi geography, akaba soja uwo urwo rugendo rwose ngiye kurubaha. Reka dukomeze. Narakomeza ati uyu munsi reka tugaruke ku bigwi n'amateka yamuranze mu rugendo rwo kubohora abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Afande Lieutenant Colonel Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare w'umutwe wa M23 bare AFC, yavutse 1974 n'umugabo w'abana 4, akaba yaravukiye ahitwa muri Kokolo, ahangaha ni muri Kinshasa, ndetse niho rwose yakuriye. Arezwe n'umusirikare wakora
mu ngabo za Mobutu. Lieutenant Colonel Wiringoma yahoze mu ngabo za Kongo kandi yabaye rwose ushinzwe umutekano wa Etienne Tshisekedi, wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu ni papa wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ubu ngubu bahanganye ku rwego rwo hejuru. Reka dukomeze. Arakomeza atubwira ati mu gihe rero muri 2013 ubwo M23 yacikaga intege, nawe yari mu ngabo mu by'ukuri zagiye mu gihugu cya Uganda kongera kwisuganya. Kugeza ubu ngubu rero barongeye mu bubura imirwano kandi intsinzi batangiye kuyigeraho. Arakomeza ati kubona amakuru y'abasirikare bakomeye biragora kuko n'akazi bakora abari ibanga rikomeye cyane, ahubwo tubahe akazi afande arimo gukora ko kubohora abaturage ba Kongo bavuga ikinyarwanda. Wowe bwira uwo nzagukoreraho ubutaha, ariko wibuke gukora follow kugira ngo uzabone ayo makuru. Arakomeza ati amateka ye rero na M23. Lieutenant Colonel Wiringoma yinjiye muri M23 muri 2006 nyuma rero yo kubanza gukorana n'umutwe ukomeye cyane ushinzwe kurengera abaturage CNDP. Icyo gihe rero kandi wari uyobowe na General Laurent Nkunda wayoboraga umutwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo CNDP. Twihuse cyane, afande Lieutenant Colonel Wiringoma mu mwaka wa 2012 nawe rero yari mu bafashe Goma, aribwo rero yari yinjiye muri M23 bari AFC, gusa ibyo yabisubiyemo mu kwezi gushize. Ngayo nguko rero nguwo Lieutenant Colonel Wiringoma. Ni rero ngo umuhanga mu by'ukuri ngo mu kuganira niyo avugiye M23 urabyumva neza, kandi mu rurimi rw'igifaransa ngo yumva neza cyane. Ibyo rero bikaba bituma akora inshingano ze neza, ndetse yongeraho kandi kuba ari inyangamugayo ndetse no kubaha buri wese. Iyo rero ngo uganiriye n'abantu babanye na afande Wiringoma bakubwira yuko mu by'ukuri ngo bakoranye neza, ndetse kandi atajya acika intege kuko akora buri kimwe ndetse nk'umugabo kandi ngo uzi gutebya cyane. Ikintu rero azwiho cyane, azi kuvugana n'itangazamakuru. Urugero ni nko kuba avuga ibirebana n'urugamba kurusha kuvuga ingabo za Kongo. Ngayo nguko rero tuzajya tugenda tubigarukaho mu buryo butandukanye.